Hey bakunzi ba diaspora mwenyewe. Assalamu alaikum. Twongeye kubifuriza icyumweru cyiza, weekend nzuri. Tuje kwiganira kuri uyu mugabo mubona hano ubita General Ntawunguka Pacifique. You do know sinzi nimba mumwibuka. Uyu numwe wegeze General Nyakubahwa General Kabarebe yegeze ahamagara aramubwira ati ariko wowe Ntawunguka, how are you? Ati fine. Ati none se uravugana na General Kabarebe? Ati mbwira. Aje aramubwira ati none se wavuye mwayo mashyamba gataho kazo ugafatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu, kibyo bintu mubona bitaguhera hundi bite how are you? Ati reka ati nzagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ati nta mututsi ukikirimo. Uyu niwe rero bakubwira bita General Ntawunguka Pacifique, ariwe uzwi ku kazina bita Omega. So amakuru ufite rero uyu mutaramu mwifatwa rya Goma, umunsi M23 ifata Goma, muribuka ko kiragiye hari abantu benshi bagiye bafatwa bo muri FDLR bagiye bazanwa no mu Rwanda. So rero uyu hari inkuru zahwihwishujwe ko yapfuye. Ariko makuru nzanye nuko ni yapfuye. Uyu niwe general, niwe mukuru wa FDLR, ko ntabwo yapfuye, ahubwo ngo yarashwe ku kibuno. Kibuno nyine araraswa, urumva hari ukuntu bahoma ikibuno ukaba wakongera ukaba muzima. Ariko amakuru ufite nuko ngo ku rugamba ni yabakijyaho. Reka ngo yarashize baramumanyaguye. Ariko nubwo ariho, kuko haranda kava yangiye yambwiye ati oya hari uwamurindaga wafashwe na M23 mbere muri ibyo bihe, avuga yuko Omega ariho ariko yarashwe ikibuno. Uko byagenda kose adashobora kongera kujya ku rugamba kubera ukuntu ameze. So icyo gihe rero nayo nago yatuje, yaraperereje ibona amakuru yumva ko abaho. Ariko amakuru twaje kwakira nuko yaje guhungishwa na Kinshasa imujyana kumuvuriza ahandi iyo zakuri, yanga ko yakicwa, kuko murabizi neza yuko ubusanzwe Kinshasa ikorana na FDLR. So noneho rero amakuru yaje kumenyekana nyuma yuko USA yanzuye yuko doke FDLR igomba gusenywa. Nibwo rero babajije baravuga ati ko se abageze Goma, nibwo babaje baravuga ko se izasenywa muzabanza muduhe General Omega Pacifique ko tuzi ko atapfuye. Bamwe bamuryamaho, urumva yagiye abafasha akazi keshi, Kinshasa yarabafashije. Ariko nubwo bakimuryamyeho nubundi roza bararyama ku muntu, nubundi niba yararashwe akaba adashobora kwicara atagira ate, ubundi urwo rugamba yapangira mu buriri se rubaho? Biragoye. Biragoye. Niyo makuru rero ufite nuko Omega ariho arahumeka, ariko ntacyo mwijeje, kuko niba ariho intare za Sarambwe zizamufata kandi direct, nubwo itari zimuha u Rwanda, kaza kuryozwa ibyo yakoze muri 1994 n'ibindi byose yagiye akora nyuma. Yes, ibyo ntacyo mwijeje niba ariho, ko Omega mutamwumva. Ubundi Omega mutumva Omega ni muntu ki? Omega niwe general mukuru wa FDLR, doke niwe mukuru wa FDLR. So rero nabo niba Kinshasa ifite mu mutwe, inafite gahunda yo kuba koko
FDLR yasenywa, ituze rikagaruka mu karere, Rwanda rukajya rwakuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko rwabibemereye. Omega koko Felix Antoine Tshilombo uramubikira iki? Niba umufite Omega wamutanze, mugaheraho mushambura uwo mutwe waberabeje Afrika. Ko urumva ahanini ni u Rwanda, ariko n'ubundi waberabeje abantu bose. FDLR abantu beza, kereka wahuye nabo nibwo wamenya yuko bari abantu atari be, ni babi cyane. Ariko ubwo ndakubwira ko ari beza n'amarorerwa bagiye bakoze. So Omega rero niyo ukurikiranye muri speech ze, Omega agira speech idakwiye kuba iy'umuntu ukiriho kwanza. Speech ye ni ivangura. I think nekereza ko hari igihe mwageze mwumva video ya nyakubahwa James Kabarebe bari kubabwira ati njye naramuhamagaye kuri telefone ndamubaza ayo mashyamba ya Kongo uyamaze mwiki, kureba ntacyo uzageraho ibyo wifuza kugira utazabigeraho, watashye tukaguha akazi ugakorana n'abanyarwanda tukubaka igihugu. Ati reka nzagaruka mu icyo gihugu nta mututsi ukibamo. Urumva uwo muntu kwanza si nuwo kugaruka muri societe nyarwanda, ntago ari uwo kugaruka muri societe nyarwanda. Ahubwo icyo M23 tubisabira, mwebwe ni mumufata direct muzabidukorere nk'uko mwaduhaye Gakwerere, aryozwe ibyo yagiye akoze 1994 n'ibindi bya nyuma yaho byinshi cyane, bitero shuma giye akora ku Rwanda. Amakuru abahari amakuru abahari andakava mba nzifite zigomba kuma amakuru zimbwira ati bihagaze gutya bimeze gutya. Rero sinzi impamvu wowe udakora subscribe, sinzi impamvu udalikinga, kandi ukeneye good news. Andi makuru utarufite waruzi neza se ko Plaine de Ruzizi agahuru k'imbwa kahiye, FARDC ngo irimo irayabangira ingata. Wazarendo yo urayizi yo nubundi ijya ngo bayibanze imbere, ariko iyo yibanje imbere nka FARDC yibanje imbere nubundi bajya guhindukira, FARDC ijya guhindukira, Wazarendo yayitambutse kera yiruka. Kwa gahuru k'imbwa kahiye hariya Makenga arimo araneka ura umujyi wa Uvira, arimo aravuga ati ndawufata cyane, ndawufata. Kandi niko bimeze niko biri bugende. None se nubundi hariya mercenaire kwanza Eric Place wa Black Water, wowe niba udashaka ko intare zikurya aba wigendera hakiri kare cyane, kuko izo ntare yo zarakaye ziba zarakaye. Intare suyizi umwami w'ishyamba kaba kayenze. Umurundi warabizi nukuca bayinga, kuko nanumvishe yuko hari raw material zabo zose bazambukije ziri Bujumbura. Urumva bwabwo bw'umurundi bwaje kabisa, bwagiye bwagaragara. Bikomeje kugorana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So ubundi buriya Wazarendo, FARDC, abarundi, ese iyangora bavugaga yaraje? Kwanda kava zanjye zambwiye ko nta wangora zabonye iri yapfura, kereka niba barazamutse iyo hejuru baraje gufasha bari Nord Kivu.
nta wangora babonye na Tanzania wapi, kereka nimba bo baza aho bikomeye, ariko amakuru ufite nuko nawe kabisa. So reka dutegereze turebe. Makuru ndajya bahera igihe. Dias ndi hano ku bwanyu kugira ngo mbaha amakuru nyayo. Ce n'est pas compliqué, ibintu birahari. Musikuye boga bana, asanteni sana.